byose ni mu mutwe. Let's go. Wow. Guys, twabivuganye. Ari barabigira gitumo. Kandi twavuganye ko ari buze kundeba. Tuzabeshya mu kiganiro. Ngona. Okay, murabibona ko bamusanze arimo arakoropa. ngira ngo Christine urimo arakoropa. Nuko yaramereje umukoropesho aje kubafungurira. Ndabareka mbe mufasha ariko araje. Niba atari banga umukoropesho ariko aryari wambwa ariko nzi kumaza imyaka n'imyaniko. Muri Amerika se tugira abakozi. Ahanga ni muri Afghanistan. Uriya ni umutalibani n'imbunda arandashe ariko ndapfuye. Papi Valens Ndahiro bitiye ni ikaburu ariko mugiye kunkingura. Ucyo jambo nyamara kano kazahora kibuka uzi none kibazo niko utamubaza nakano ka comedy by the way ari umuntu ugeze kubinkora challenge ara comedy bajye bankora izo challenge z'udu comedy ageze kubinkora avuga ngo ari sudi ngo mu mihanda yo mu ntambara ahita nyine ngo barandashe ari sudi barandashe ubundi sheri narifashe nimba ufite umugore wa mwita sheri ujye kumwita izina ritari ryawe sheri ni ry'umugore wanjye. Kumbe copyright muri Nesco ryanditsemo ko sheri ari umugore wa Ali Sudi. All right. Byose ni mu mutwe kabisa. Reka nonye mbaye kaze kuri Legacy TV. My name is Lily Park, we the best. So, nkuko mubireba kabisa turacyakomeza cyakigino cyacu nyine nk'ibisanzwe. So, twasuye umwe mu banyabigwi kabisa bafite amatekano mu Rwanda muri show business nyarwanda. Yarabikoze nano baracyabikora kandi azakomeza bikora. So twagize amahirwe y'uko uyu munsi tumusura kugira ngo atubwire adusangize ubuzima bwe uko bwaratangiye aho bugeze naho buzagera wenda nabyo afite future afite gahunda ze afite n'ibyo atekereza nyine. So guys, let's go. Tugwe n'umunyabigwi kabisa. Wamuhamagara sasa rero nakiri ikintu kiza gusabwa nyine icyo usabwa n'amatwi yawe n'amaso yawe kugira ngo urebe ninde who is the best Lily Park tuzaniye muri Legacy TV yo. So nta kindi guys. So byose ni mu mutwe. Let's go. Wow. Guys, twabivuganye. Ari barabigira gitumo. Kandi twavuganye ko ari buze kundeba. So turacyaye kumwe nawe kabisa nyine. Nagari gutungura ntako nyine tu. Nababeshye baye nagari gitumo twe twabivuganye. Na mbere yuko aza yampamagaye ndanamurangira. None kimenyesha no kunyifatira sasa. Kuri winji uvuga ngo oya ngo mucicike go katoga nkara haro nihishe. Ariko ravuze kare niba kumvisha ngo byose ni mu mutwe. So mwishyiremo ko ari gitumo. Lily Park aranunguye byataye narindi mu tuntu tuzi tukazi mu rugo. Aze nari mfite ikirahure ndi mu. Ariko by the way mbere kunagishyira kiriwe kirimo iki? Ni icyayi cya mukaru gikonje. Ni mukaru kweri? This is mine. Oh, it's guys. Nta kintu kiza gusura gatakunda kuzimanira. Ngewe nkunda icyayi cya mukaru. So gikonje. So nabonye abazungu bo barabihimba bakabyita ngo nimba ari sweet iced tea. Sweet iced tea. Yeah, no bakabigurisha amafaranga menshi bro kandi ari mukaru. Ariko nabo naje kuresanga icyo bagurisha ni izina. Kibiri. No uzajya mu maresitora cyangwa mu mahoteli akomeye. Usanga ikintu bagurisha batugurisha amazina wajye gurira ukabona ni nk'agasambusa bajuguye nk'udutunguru tubiri hejuru. Ugatera ngo ari mango sambusa de croisé cyangwa iri Mexican sambusa whatever. Perpendiculaire. Serge. Agwa dusuza. Ari bise. Nta kibazo ariko. Giro dusuze rari bro. So murumva ko by the way ishiti yanjye yitwa Serge yaje kudeba. Ndabona ufite abashitsi benshi cyane. So ninjye guha karibu cyane umpa karibu. Tuzabeshya mu kiganiro. Ngona. Okay, murabibona ko bamusanze arimo arakoropa. Ngira ngo Christine urimo arakoropa. Nuko yaramereje umukoropesho aje kubafungurira. Ndabareka mbe mufasha ariko araje. Niba atari banga umukoropesho ariko aryari wambwa ariko nzi kumaza imyaka n'imyaniko. Muri Amerika se tugira abakozi. Uba ujye ufata time kabisa ukavuga uti Chris uraho? Umeze neza? Okay, ari mu kazi kose. Byose kandi ni mu mutwe. So guys, mwebonye neza ko tuzanye ikigano cyacu so ikaze kuri Legacy TV Sudi. Legacy TV. Okay. Ndaca no hejuru. Okay, no hasi cyo nyine. So reka dufate umwanya Sudi amaye ikaze kandi namwise abantu we kaminze nyine. Sudi amakuru? Ewana. Park.
niba ikintu kishimisha no kujya kubona bro no kujya kwicara tugakora n'ikiganiro by the way twirukanaga rya muri show ni kuri flash ugikora kuri flash ni kuri flash yes ni kuri flash yes siko mperuka muri show yawe ukora kuri flash bro naba hariya yakoranaga naba babitaga nibagize na DJ Scream DJ Scream Lil Pac urakaga Angelo nako ko fitabashyitsi salama naho tujya kamera Serge yaitiye ngero dusuze male nabashiti baje baje kudeba ariko yadusuza nari Angishire kuri kamera bro savuga twakugize icyambo Sanjo sabyo Keje wambaye ingofero nziza cyane piga n'abakunzi ba Ali Soudy big up kabisa all right okay so ndakomeza Soudy mubwira agatinya kamera man oya nagwe nakora muna ko yarirekuye so uramwe udumperuka cyagiye kuri nyine harakano ruvuze ngo kacera ngo utajya wibagirwa akenshi iyo arageze ko bitangiye kwitwenya nuko iri mu nkuru nakoze mu buzima njya nibuka zikanshimisha ko ari inkuru ukora utajya wibagirwa nyine icyo gihe nyine kuri Salus yes ndabyibuka ukora Salus relax ngigeze kugira beef n'abanyamakuru bakoraga kuri bavuga ni Murenzi na Khalid no muri Salus relax dukora iyo nkuru y'ukuru mwari murimo murahangana mwebwe wena Scream byumvikane Ripak nyine turi kumwe na DJ Scream bafitanye beef ya Khalid na MC Murenzi no Murenzi yisorera indirimbo n'ubwa mbere n'umushe umunyamakuru avuga ibintu ndapfuye haje twitse twavuze ndabi buzanje kritika nimba ari wowe ntago nibuka exactement kuko amajwi tuyafite icyo gihe twarakiriye muri Salus Relax niba icyo gihe niko ndibuka mpamagaye ndahantu muri studio runaka n'ubu birantunguye ngo ese bitari tugufata amajwi ndavuga ko nta kibazo interview harimo n'amajwi nono ya background yavuye mu kiganiro cyanyu mu makritika indirimbo ya Murenzi nibwo bwa mbere mbishe umunyamakuru avuga ku ndirimbo nimba gukabye n'ijambo ryoroshye akajya ngo mbega indirimbo mbi kuranye ariko rero igitangaje no ko muri iki gihe ari bo banyamakuru dusigaye rero dufite ariko rero wamugani burya rega Soudy ngira nawe uze ko Murenzi mwamusabye imbabazi oya ngiye ku icyo gihe wenda sinzi ni wari ujye kuma interview ujye kuyigwa simbizi dutangire uyu none turaganira tubaye ikaze kuri Legacy TV onyite Ali Soudy ndi kumwe na Lil Pac kuri beef yanyu DJ Scream Lil Pac mwigize kugirana kera na Khalid na Murenzi mwaje kubasaba imbabazi nyuma yo gukritikira ndirimbo ntacyo yari itwaye icyo gihe nanjye cyane cyabinkoresheje reka mbwe n'abakunzi batari nabizi ntabwo nanzi ibyo nari ndimo icyo gihe gusa nabimenye bukiye bwaho wari uri muri mood idasanzwe nanjye numva nari hewani yes MC number 1 bamwita Murenzi ibere muri Canada n'umufasha n'abana twizere ko umeze neza cyane kandi turagukunda arabizi Murenzi ariko nyine bayazana ibintu byose skizi nawe uri unyumve skizi nawe biteye guteze skizi aje mate icyo gihe skizi ya KGB nanuza na Pifla na CFM nyine biracomekana ku natwe twisanga muri iyo scandale yera byumva gutyo ari amabifa ariko nabo nabaga mfite amakuru ahagije byari big deal my dear byari ibintu byari bikomeye ariko ikizana uko twese twarakuze bamwe n'abagabo abandi bafite abagore n'abana skizi nawe tumusuze KGB tsinda nakunze mu buzima bwanjye MYP my best friend kabisa na Henry Wow waje kwitaba Imana reka sorry reka nsubize nyiri byondo musubize ibye nsubize inzu yanjye Soudy imyaka myinshi kabisa anyway felicitation ku n'ibintu batarabagoretsa byo ni byinshi navuga gusa uri yumva ute muri minsi ndumva nashimira Imana kuko iyo by the way twihanganisha umuryango wa Junior Mati System Junior n'umwe mu producer bakomeye twagize mu muziki wacu badufashije mu bihe muziki watari woroshye twagize ibyago rero ku munsi w'ejo yitaba Imana ubwo nibyo nahimpereye mvuga nti ndumva nashimira Imana kuko ngiyewe ndacyashobora kuganira nawe ndacyashobora kuba mfite amaguru yombi urazi ko yabanje no kubura ukuboko ndacyafite amaboko yombi ndacyafite ijwi rirasohoka ndacyafite inshuti y'abavandimwe abana umugore ntabwo nibaza ko twaduke gushimira Imana no kuba ibyo byose mvuze waba utabifite ariko ukaba ukiri uhumeka washimira Imana kuko urabona bamwe barimo baratuvamo abandi bagenda gutyo so ngira ngo nari nkubashije kuri icyo kibazo urumva ufiringa gute uhere ku kibazo cya Mart System nyine ni benshi bagiye bavamo batuvamo mu mwaka so Junior Mart System yuzina iyo turivivuze wumva iki muri wowe nka Ali Soudy
ni izina yari inshuti first of all ari mu bantu twahuriye tukaba abajama ko yari umuntu usabana utera ama story tuba inshuti abajama ku buryo nta kibazo nigeze ngirana nawe cyangwa se icyo twagomba gukora nawe ntiyagikora ikindi nkamujya nk'umuproducer wafashije wakoze ama hit song menshi ndibuka nigeze kuza mvuye muri Amerika niba ari muri 2014 ndibaza indirimbo ya King James ari kumwe na Riderman yitwa gute yabaye hit ikomeye icyo gihe ndi DJ Zizunako yari DJ Zizo featuring King James na Riderman ndibaza naje mbasanga icyo gihe akorera kuri 40 yitwa sina yitwa gutera ni big hit kabiri na video clip no barayikore muri UTC maze gusaza bronze gani mukara ndi kumwe na David Bayingana nibagiye Star Forum izina ndari bura mu mutwe ngibuka nsotse mu kiganiro so icyo gihe rero ndi mwibuka ko abasanze bari muri studio barimo kuyikorera ndirimbo barimo kwirangiza barambwira ngo ninumve baranyumvisha nyine banyumvishe projet bafite bitangira idea ndamubwira ntari kwindirimbo hano ucuranze gutya na gutya ukashyamo gutya na gutya ahita gutyo memubwa ahita bihindura byose ahita bishyiramo mu ndirimbo nyine urumva umuntu uteye gutyo wumva ibitekerezo by'abantu wabize gutya aba ari umuntu uri flexible kandi ukunda so nicyo kintu mu bintu muziho nkuzo gukora ama hit song yaduhaye ama hit song ba Knowless bagitangira imiziki Urban Boys barakoranye ama hit ba Priscilla bakoranye indirimbo zagiye zikundwa so numwe mu producer rero bari bakomeye kandi tuzahora tumwibuka kandi tugomba kwiyakira nta kintu twabihinduraho ugushaka kw'Imana ahubwo ikibazo bura kibagizwe twe dusigaye turimo gukora iki kugira ngo natwe tuzagere turi abantu Imana yakwishimira ku giti nka Rusido niki wumva uzahora umukumburaho ni legacy agusigiye mu buzima bwawe legacy already ayisize nk'umwe mu producer twagize beza mu Rwanda iyo ni legacy yaba kuri ngiye yaba no ku bandi bose iyindi navuga umurage ngiye ku giti cyanya nsigiye nuko ari umuntu nyine wasabanaga ari inshuti ngiye buri muntu wese mwigiraho buriya uko nyina nabonaga Junior yibanira ubwo nanjye ndagerageza nkareba nimba koko bikeneye kugira ngo nshobore kubana n'abandi bantu gutyo icyo nacyo uragifata ukagishyira mu byo ugomba gukurikiza ikindi navuga Junior ahubwo kirenze legacy nabyita ko ari isomo dusigiye isomo kumenya uko dukwiye kubaho mu buzima kwiteganyiriza kuko buriya aba producer benshi ugenda ukuntu bakora akazi kabo n'ibiki ugasanga ejo wawe hazaza wahatekereza ukabona n'ibibazo buriya Junior hari abahanzi benshi cyane n'abantu muri showbiz yahaye isomo urumva nimba uri mu producer ucurangisha intoki wangize ugacika akaboko imagine uri umushoferi utwara amamodoka ugacika akaboko cyangwa se imagine none sasa uri muri MC mwiza cyangwa umunyamakuru mwiza ijwi rikagenda uri umunyamakuru ijwi rikagenda so ibyo rero biguha isomo ku muntu wiga buriya atavuga ati kombi ni kuriya mu gihe none nkifite amaboko se nkifite ryajwi ndimo ndakora iki kugira ngo umunsi naba ntafite iryo jwi ko nakomeza nkabaho kandi nkabaho nta kibazo so hari rero amasomo menshi yo kubaho kubana n'abandi gukora bikorera gukora utikoresha nimugeze kubikubwira turi mu modoka tuzana nkubwira ni kuba nakubwiye ngo uze mu rugo uhakora interview ukaviyo za Kacyiru kansanga za Rusororo bro na agaciro bahaye akazi kawe ni future yawe ubutekereza ukavuga tuyu no umurimo nicyo kintu kintunze ukabiha agaciro ahubwo nubwo umuntu yaba ari icyangugu mukeneye inkuru umunyamakuru muzima mu Afghanistan umunyamakuru mwiza arajyayo ariko abatalibani batameze nabi batari bakora turagirengagiza ni handi tuvuga ngende umunyamakuru w'imyidagaduro kandi muri Afghanistan n'imyidagaduro iriyo hari twakwerezayo ba Papi Ndahiro Valence ahangaha ni muri Afghanistan uriya ni umutalibani n'imbunda arandashe ndapfuye Papi Valence Ndahiro bitiye ni ikaburu ariko mugiye kunkingura icyo jambo nyamara kano kantu kazahora kibuka none kibazo niko utamubaza nakano ka comedy by the way ari umuntu ugeze kubinkora challenge ari abakomediye bajya bankora izo challenge z'udukomediye ugeze kubinkora avuga ngo ari Sudi ngo mu mihanda yo mu ntambara ahita nyine ngo barandashe ari Sudi barandashe ahita ngo ndapfuye hari ijambo ariko arimo arabahasho kibazo nakomeza akazi kanari cyose ni mu mutwe nyine hari ijambo nyakwigendera Junior ajya gupfa cyagiye bamuca ukuboko nyana nararwara yaravuze ati nyamara muri kwanga kumfasha hari igihe n'impfa nibwo muzanyibuka
Sudi nkawe nk'urobanye nawe n'abandi yabwiraga wabanye nabo niye comment wavuga kuri iryo jambo yavuze nyamara rishyira kuri uyu munsi koko abenshi ku mapost yabo ati nyamara muzampostinga nyamara muzakora iki byose mudakoze none angiriho Sudi twese no tugana ngewe iryo jambo ririmo inyigisho ebyiri kuri ngewe kuri twebwe no kuri we nawe ku giti cye ubundi nta umuntu uvuga nabo umuntu wagiye mu muco wacu nyarwanda sibyo tuba tugomba kubyirinda ariko urunabanza ukareba twebwe tuzasiga inkuru cy'umusozi niyo mpamvu mbavuga kuvuza iryo jambo n'uwo ribwiye twese iryo jambo riratureba urabanza ukavuga uti ngiye mu gihe nkiri muzima mu gihe nkishobora gukora mbanira abandi bantu bakora ibyo nkwiye kuba mbakorera mbafasha abakeneye gufashwa asaba abo ngiye nabwira ngo bazampostinga n'impfa ese bo mbapostinga bakiri bazima bungiye nanjye ndabikora sibyo no kuvuga ntitukarebe urusyo twagirwe n'ingasire ya tuba tugomba kureba impande zombi ibi ntago ndimo ndabivugira junior ngo ni ijambo mbwiye icyo nditekerezaho ariko ngiye nkari applyinga mu buzima turimo n'abantu tubana nabo muri iki gihe kugira ngo atazajya n'undi urivuga mbere yuko iryo jambo uzarivuga uvuga uti mutazampostinga napfuye timumfashe right now yaba ngewe cyangwa Park yaba Miguel kuri direction and camera eske ngiye nka Park ngiye nka ALLY SOUDY ngiye nka Miguel ngiye postinga abantu bakiri bazima eske ngiye ndabafasha ese ngiye ku gisi cyanjye ndakora kugira ngo nkore nkuko byagakwiye kuba bikora kugira ngo ni savingire ngire umusaruro ushobora kuntunga ku buryo ntazakina ko n'abantu banamfasha ngo bavuga ngo akebo kagiye umugarura oya akebo kagiye umugarura hari ukuntu mba numva harimo n'ubugome akebo kagiye umugarura njye mba numva harimo na vengeance ariko oya ibindi ndimo ndabitanga nk'isomo mbere yuko njya kwindi 50% yindi y'inyuma ndahera kuri yo 50 tubanze twirebe mbere yuko dukenera ubufasha bw'abandi bantu tukiri bazima tugifite amaboko abiri dukore tugerageze gukora hari igihe byanga bien sûr ariko hari n'igihe bikunda kandi niyo byanze ubu nka mungani wasabe ngo bibe bizakunda uragumye ukagerageza nagucika intege iyo ni side imwe iyo n'urusyo ingasire rero sorry ingasire niyo ni twebwe rero turimo tubwirwa twebwe twumva ko twibuka abantu uko bapfuye ariko bari mu byago imodoka yabagonze wibuka kunshyigikira ari uko ntakishoboye kandi hari umuntu ushobora kubwira tugene mu kabara akakudepansa n'ibihumbi 100 byatari ariko nk'ubu ndimo ndategura ALLY SOUDY Friends live show namubwira ngo waguze itike akanga ngo keretse ngo maka invitation ibihumbi 100 birashya nakakugurira bikaba ikibazo so urumva rero niho handi tuvuga twishaka ko akababaro ko abantu bagiye aribwo dushaka kugaragaza ko dukunda abantu cyangwa dukunze ikiremwa muntu cyangwa se aribwo turi abantu tugaragaza umuntu bwacu umuntu ukwiye kubugaragaza igihe cyose ukiriho ku muntu uwo ari we wese utitaye uko umuntu ameze uko akora buri wese mu kazi ke ukamwubahire umuha agaciro ke buri wese mu byakora bimwubahire kandi buri wese ubona ko ufite ubushobozi bwo gufasha nimba ubufite umufashe nkuko bishoboye niko byakakwiriye ubundi ubwo iyo ngingo tuyivuyeho nta kundi nyine rest in peace general system yes rest in peace soldier uwo nundi musirikare ugiye ubundi ngewe namaze kwakira urupfu ejo bundi nabuze umushuti wanjye ubwo umujama wanjye ari no mu bampushinze batumye ntegura bino bya ALLY SOUDY Friends live show naramubuze nk'ukwezi mbere yuko nza mu Rwanda actually niyo munsi ubu tugiye kujya kumusura kumva ye nakwebwa abashuti barimo koza ba Serge ba Angelo baje hari n'abandi turindiriye duhagurukane tujye gusura imva ye kuko bamushyingwe ntitwashoboye kuza mu Rwanda kumushyingura umurambo we bawuzanye hano mu Rwanda so niho tugiye so ku buryo rero yaba we hari abandi bari bapfuye mbere b'inshuti zanjye hari abandi bapfuye kera hari ababyeyi banjye bagiye hari abatante urupfu nge nararwakiriye pe ntago ubu ngubu urupfu aba ari ikintu kintungura ahubwo naje gusanga urupfu ni kimwe mu bigize ubuzima bwacu bwa buri munsi ahubwo ikintu cyambabaza ni uburyo umuntu aba agiye nicyo kimbabaza cyase ubundi ikindi kintu kijya kibabaza nyine ni nk'umuntu ugenda agasiga nk'abana batoye inyuma uduhinja iki ko nanjye nakuze ndi imfubyi nta umuntu nakifuriza nyine gukura ari imfubyi ubuzima bw'ubupfubyi ko niba bumeze cyese ugize impanuka ukabona umuryango muzima nicyo cyonyine kimbabaza buri umuntu agiye niko navuga iyo usize abana batoya ubwo ngubwo nyine message yatambutse nyine so tujye kuri ALLY SOUDY nyawe nyine twicaranye ngaha nyine mu bindi byinshi so SOUDY ubundi SOUDY ALLY SOUDY mu ntoki kugeza ubu ngubu
unyanganire ubona kibazo akavumi ka karadukubise nanjye kambaze ngasomeho Ali Soudy ni muntu ki yes bro ubu ngubu undi uramuzi okay dere kuri mbere mbere uramuzi pa mbere ni wandi wo muhasla mwasiragorenganye ku mihanda ya Kigali nuwo ngo nta kintu yigeze ahingukaho hanyuma ubu ngubu rero none wenda hari abantu bashobora kuba ngerera ipakaze Ali Soudy cyangwa Ali Soudy azirira ipaka ariko abandi badukurikiye kuri Legacy TV batazi ngo Ali Soudy undi ni muntu ki imvo n'imvano ye niyi umusaza zo haso ni zihe dusangize haso se ko rugendo rurerure mwana ama hustler baby haso ni ndende ntago story wazivamo ngo uzirangize akundi Soudy ujya kujya mu itangazamakuru rwa mugani wabyongoje ujya kwiyongoza muri showbiz byaje bite ni ibintu biza uba waravukanye ukabikurana kuva kera ndi umwana ndi umuntu akundaga entertainment akundaga imiziki nakundaga amafilm sport imikino none uko nagiye nkura mbikunda bigenda byaguka haza abanyamakuru bakomeye kurenza aba kera haza abandi biye kugenda bikuramo kugeza haje ama radio privé atandukanye hatangiye kuza ba Virgile ba Marno ba MC Mande duteza imbere umuziki nyarwanda cyabikira mu biganiro nakunze cyane ko nakuze nshaka kuzabona umuziki w'u Rwanda uri moderne iki gihe wanganaga gute ni batayibanga radio disi yaje rya urabyuka mu na gatatu I think cyana kabiri 2003 se bosi nigaga banza 2003 banza nigaga nka 5e 6e secondaire 2003 ya nigaga hagati ya 5e na 6e secondaire oya niyaje 2003 cyane imbere yaho 2003 okay ni benda 2003 banza narimo ndangiza secondaire kuko icyo nzi cyo izakurikiyeho hakurikiyeho cyo gihe flash City Radio 2004 niyo ndabizi neza nandaza kuza nyine icyo gihe rero niba ntarigaga 6e nari ndi muri chômage kwa kundi wa mwaka twaturindira ibizamini ngo Mr Nice bwa mbere za mu Rwanda wagiye muri iyo show show ya Mr Nice bro kuyijyamo ahubwo ariko hari umubelmere niwe wanjyanyeyo ndi mushuti wanjye twaga Steven Mr Nice nazi rimwe na Chameleone bari Mr Nice bwa mbere yaje gusantre critirere Franco Rwande yo nayumvishe mu binyamakuru Jack bakubita rumuzituzi yo nayumvishe mu binyamakuru ariko yo kuri stade nyine we na Chameleone yo nari impari babwaruga kabiri cyo gihe ndibanda yageza kuyibuka yo muri centre culture nshobora kuba ntarayigiyeyo ntagaro wese winjiraga muri centre culture byasabaga abana b'abanyamujyi nkamo byasabaga abana b'abanyamujyi cyane ko centre culture wabonaga ari y'abana bajijutse apara kujijuka natwe twari tujijutse bro bajijutse mu mufuka wo nabyemera ariko natwe twari tujijutse mu mufuka ubwo nuko nta cyari kirimo kuko twari tubizi ko gikwiye kuba kirimo ariko kitariho ushobora kuba ujijutse uvuga uti ngiye mu mufuka njye harajijutse ariko ngiye level yanjye niyo kwigira he kuri ntuza maison de jeune maison de jeune nayo ntabwo kujya kwirirana za ahubwo wabaga ubyifuza ariko utabifitiye ubushobozi ubizi ko muri centre culturel habamo ibintu byiza ko hajyaga hakoramo ama spectacle akomeye za cool family za cool friends za cool family na bad boys za good guys zagiye zakora ibitaramo cool family imwe y'abadadi kasa oya dedika babu cool family yarimo bantuza bano bakobwa bitwaga abandi abenshi barabyaye baba bakecuru hazimo imwe y'abadadi kasa nova yitwaga gute dedika kasa nova yari intuza si bad boy oya nyamari cool family yana cool family na bubusi yabaga ni good guys I think oya good guys ni zinyamirambo ako bayita ni cool family niyo yarimo abana bashobora kuba bafite akantu gafatika so bakunda gukora ibitaramo mu ndibaza muri centre culturel ntago izo nigeze nyamahirwe kuzijyamo kuko nabonaga nyina ko kantu gafatika kandi hari aho nta n'uburyo bwo gusimbuka bwabaga buri icyo gihe kwinjira byari 2002 naye kubikora bro kandi icyo cyo muri centre culturel ntago hari uburyo bwo gusimbuka twese twarabagiye gusimbuka stade nuko nimba za bad boys zaje muri stade regional Nyamirambo wabaguzi ko ushobora gusimbuka n'inguni zose muzizi na stade amahoro twarasimbukaga kandi yakora cyaga kibeze ngo tuvuga ni Soudy wa kera ugifite za nzozi zo kuvuga ati mu byo kuri se nizo ntangiro yanjye kabisa narasimbutse ku buryo bushoboka stade cyangwa tukarindira muri za dohore urayizi
ase bro amazi nayo wakuzura umwana w'umukire man dohori ni kwa kundi iminota ya nyuma ya match umupira maguru igiye kurangira cyangwa se concert igiye kurangira nta bantu bakinjira bagafungura imiryango ngo mwese mwinjire abantu bari inyuma bayitaga dohori rata ni mpamvu najyaga mbandi ndi muri match najya guhamana ku minota nka 20 ya nyuma abantu igihe barinjiye cyangwa muri concert slang yari dohori cyangwa concert nayitangiye twinjiraga muri dohori bari bisi dakera okay Alice Alice ça va tu vas bien oui tukomeza ubwo urumva za dohori nazitangiye kera bro nko kuva muri za 1995 kugeza ngeze muri university dohori nazihagaritse ngeze muri university kino kizigenza ratavuka Ariel wezi nyina atarafata icyemezo cyo niba zamubyara bwiza we ngira ngo nyina na concert ya mbere navuga nagiye muri official ni muri 1995 irakidube oya shobora kuba yari orchestre ingeri basambuto ko shobora kuba ari ku munsi wa sida cyangwa shobora kuba ari nk'itariki ya mbere z'ukwa 12 zo muri 1995 shobora kuba umunsi wa sida niho wakutariki ya mbere z'ukwa 12 mwihangane kumya gusuza abashyitsi baje Lambert yitwa Lambert waje kudusuza wowe waje kudusuza karekeremo gasizemo nahanze gasizemo Lambert akira cyakomeza kabisa inshuti zose bizazamusubira yes ikintu cyo bita kubana n'abantu kubita yamukuri Legacy TV alright Legacy TV thank you bro ndaje mukanye so urunurungano rwa Risudi muramara ko bose bagende baza bamusuranye dukomeze story yacu so nibaza ko yari ku munsi wa sida nigaga ku ntwari inyamirambo icyo gihe noneho 95 95 banza iri mirangira kuko twari mu kinyamirambo 95 iri mirangira so noneho sinzi umuntu ndabantu twabikuye ko kuri stade harimo igitaramo harimo kubera ibintu then tukwepa ishuri twakwe nibwo ndi ku ishuri nyine ndari kwepa nyine njya kuri regional Nyamirambo yani ubwa mbere mbonye nyine abastari noneho neza ariko mbere ya genocide sigaye iyo story yagitera mbere ya genocide naho sinyuka amahanze nabonye ni bandera hajyaga bama meeting y'amashyaka twabaga ikabuga so akajya haza kubera ama meeting nk'iza MRN days iso bitaga MFBP yari ishyaka ry'abagore ndibaza bari yarishinze arabaga ni ikabuga sibuka na yandi yajyaga hazamo nka muhanza akaririmba undi narinzi nuri yawize Imana John ko twari duturanye uri arimbiye ku gasozi ka Rusororo ajyaga wenda akarimba nka gitari yaje nkaho mama yacururizaga cyangwa se za Galaxy Band zajyaga ziza gucuranga muri quartier ariko zose ntango nashobora kujya kuzireba aho saga za Café du Siècle harya siribuka ukuntu babyitaga ikabuga urayize abagamo ba Galaxy Band yabagamo aremo kurarinda MC Lion Manzi rero maze rero muri buri yaze mubi cyane muri Galaxy Band bakundaga ku interpret indirimbo bakaziririmba naguce mu ijambo hari ikintu nzi batari bamenye bayira n'iki kintu bakimere sutaraza kugidefanda uzi MC wa mbere wa MC nze Miss Rwanda bwa mateka Rwanda MC Animals cyo narakibonye niba muri 1991 yigeze kwivuga ndumirwa narwo nazi kwigira nakibone by the way harakavido nafite mu rugo yes nafite cassette tape nawe bari abatipe bari WhatsApp man uzi cyo kera babitaga WhatsApp cyaba sagesse bari WhatsApp urumva arimo kurarinda yaratwigeze kuganira mbwiyo story kandi najyaga mbona ama affiche yanditse ngo Galaxy Band yaje kuririmba mu Gahoromani harantu habaga cafe mu Garomano katajye Masaka ni ndimo ndajya buriye uko ikabuga ntari inyuma hari na cafe yindi yabaga ruguru zamuka house isoko kera so najyaga rumba n'utwafishe tumanitse wanse Galaxy Band sinjya mbyibagirwa kuko umva ni ibintu nakundaga kuva ndi umwana tarabaga nabisomeye mu binyamakuru bya mbere ya genocide so 95 rero nibwo nashoboye kubibona kuri regional so nyuma yaho rero natangiye kujya njya kuri regional cyane yaba habaye ikintu kitabaye muri weekend navuga reka ngiye wenda wasanga habaye ikintu hagera rero nagendaga nkasanga ari nka match ya football Resport yakinnye Resport ariko Resport yabaga yakinnye witaga ubimenya kubera akavuyo kabaga muri quartier cyase za Kiyovu icyo gihe Kiyovu yari gifite abafana benshi bizikina 5 bari bataraba disappointed baraki bari bataravuka Lakini umuyovu wa Danges reka wagaze lakini umuyovu 5 ataravuka se oya ndimo ndamusereza ntabwo ndishua ariko ashaka ko yataravuka uramutse utaravuka icyo gihe ntabwo nazonye kwandika kuri yaranavutse ibyo byo sibanga nubwo ariko yaranavutse yari kuba adafite ubushobozi bwa mwigeze nyuma y'urupango rw'iwabo ashaka yari nk'uruhinja afite nk'umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri aramutse abaye yari yaravutse so urumva rero twebwe twahereye kera
ya nizo story byo rero ku bintu byo kubikunda kujya mu mace imipira gukurikira urubuga rw'imikino ndibuka twajyaga tujya kuri club Rafiki habaga imyitozo ya kavese ya volley club mu za 1996 gutyo n'indi myitozo ya za Le Colombe urayizi Le Colombe najyaga nyumva na Le Colombe yakoraga kuri abakobwa hari na espoir ya basket nayo yakoraga kuri Rafiki rero nakunda kujyaho cyahabaye n'amamace nakunda kujyayo actually ikintu nibuka nakunda nyine match nk'iza volley zabaye kuri Fidel Kajugiro se barindura muzi akundaga volley byatani ndumva yaranakocaga Le Colombe none urumva habaga match za volley ya televiziyo Rwanda bagi hari y'urwa rw'imikino ba Jean Toy niho nabamenyeye na Fidel Kajugiro se barindura niho namumenyeye noneho barimo gukoresha nk'ama interview nabaga ni muri bwana bw'inyuma kajugira kugira nuta urwa rw'imikino bro wararuka nawe kariyaga nzo kwibona kuri televiziyo Mige baretse action so ubwo mugani Mige harakanu yaravuze ngo ari muri barabana bajyaga bajya ngo wambonye na itagukari uruga rw'imikino utibonyemo itaga televiziyo yanga bagukase wenda kuko ndibeditinga ariko bakora gushoboye hahanda mu waje ikibazo adashobora gukata ukajya inyuma na petit frère turwarira tumeze ngo bakuru muri murandeba niko yarabaga ameze muri za 1995 ariko birangira nyine televiziyo iriho so bamugani ngo biva kuri cyangwa bava kure so muri izo ntambara zose wagiye ucamo nyine ibyo mu bwana bwawe nyine sofa niki wumva wakuye mu cyangwa iki cyatumye cyakwankuraje kugira ngo none ukomeze aho ugeze umuntu hari Sudi kimwe mu bintu urumva ibyo bintu gukunda ibyo bintu gukura mbikunda kugeza amateleviziyo aje mashyashya radio mashyashya aje kugeza ngiye kwiga Butare muri kaminuza radio Sarosije byatumye numva nyine ko nabo umunyamakuru so urebye rero iyo background yanjye ndumutoya niyo yangize cya kibazo bambaje ari Sudi niyo background gukunda ibyo bintu gukura mbikunda mbireba nibyo byatumye mbamo umunyamakuru ubwo rero Sudi wa mbere nitugeze kuri Sudi ubu ngubu ari Sudi wagiye muri Amerika nta kibazo ni twese nanjye nibaza mu kanya nkumva nkubita ikintu nugira bombe nibaze so rero Sudi nyine twavugaga wa kera nyine wivuze amafite amateka nyine so tugize kuri Sudi ubu ngubu nyine wabaye umunyamakuru akomeza umunyamakuru urya muri Amerika uragaruka uri muragenda ukagarukana n'uburi mu Rwanda na famille yawe niki umaze kubona kugeza nkawe Sudi mbere yo kuva mu Rwanda cyangwa se uva mu Rwanda kunyuka garuka gasubiye kugaruka niki ubona ku Rwanda muri showbiz niki ubona itandukaniro niki umisinga cyangwa iyo ugiye ukagaruka niki ubona vuga uti manange ningaruka ikintu nzongera nkashyira ari nditafari nzongera ngubaka kubyo nasize nubatse n'ubundi buri gihe nkumbura microphone gusa iterambere ryaradufashije bituma urukumbuzi najyaga ngira mbere rugabanuka kuba kwa Instagram byaramfashije cyane kuko yashyize iriya option ya IGTV bituma nshobora gukora ibiganiro bikurikira Ali Sudi on air so hari ikintu byambangabanyije kuko ndi umuntu wakunze itangazamakuru cyane urikunda kuryo kurireka bitapfa kunshobokera none ngira n'umugisha yuko abantu bakunze ibintu nakoraga kuva kera bakomeje kuba inkundira nahagaze ntaratangira kongera kugaruka neza ngo nge mbaha ibiganiro nakiraga ama message menshi kuri za Facebook cyane cyane n'ahandi bambwira dukora agira gutya bampa ibitekerezo ngo wakoze gutya ko ahuri nawe mbega ukabona ko hari abantu bakuri inyuma bagushyigikiye badashaka yuko hagarara ibintu gumyuka bikora so ibyo rero byanyereye imbaraga bituma ndushaho gumya gukora dushaho ku create ibindi bintu bishyashya none bigatuma nimba nkumbuye kuza mu Rwanda naza nkavuga nje muri vacances ariko bikarangira ntekereje ibyo nkora bikarangira nagize ama idea mashyashya niko havutse ari Sudi mu mihanda ya Kigali isigari trendy nabwiye ntari ari Sudi on air mbandi ari Sudi mu mihanda ya Kigali shaka ko ari Kigali nya Kigali shaka kuba ejo ndi nagiye mu Kagera kwa gatatu ariko ninjiye mu Kagera kuva nkihagera kuba ku security kuba receptionist bose yambonaga ari Sudi mu mihanda ya Kigali mu Kagera ukabona wow kutiza ibintu nkora uburyo bijyana n'umuntu wo mu Kagera bigera n'umuntu za Kabarondo ni mari Kabarore za hakuryo za Gabiro narahagaraga abantu bose bakaza ngo ari Sudi mu mihanda ya Kigali ninjire no muri hoteli ihari sizi gutya aba receptionist ngo ari Sudi mu mihanda ya so gututekereza ntago mbere mbikora numvaga Instagram numvaga ari abanyamugitu cy'abantu baba hanze ariko bro mukanya nago bonye abantu aba MTN bacuruza ama unité aba agents ba MTN bacuruza ama carte aba pompiste aba kora amapine y'imodoka
buri wese ahita ambwira ati nkurikira video zawe yaba ari Sumanda Kiza ari studio neya byahise bihita bimpindura uko natekerezaga nyine numvaga nyine Instagram nyine igera ku bantu baba diaspora gusa baba hanze ari ikintu kigera ku banyeshuri kubaki ariko bro niyongiye za gitarama mu byaro nigeze kujyana mu cyaro n'abasabe ari umusore twari tugiye gushingira sinzi hano sabe yigeze kuri iyo story tujya kumufasha mu cyaro bro abantu bacuruza urwagwa abasaza baba binywera urwagwa aricyo kibatunze dore ari Sudi mu mihanda yaheze ngo turagukurikira kuri Instagram abasaza bafite telefone harimo barimo abasore nyene ariko kwera kuba akaboro kenshi imyaka ikabatwara hakiri kare ariko aho hantu uburyo amarana mu cyaro ariko wategeze ko umuntu agukurikira kuri Instagram wow ukavuga ati ntago bibaho so ibyo rero biraza bikagutuma urushaho gutekereza cyane ukabona impact yawe cyangwa ukabona uruhare rwawe muri societe umuntu no kavuga uti reka nkire ndushaho gukira none ibiri hejuru kurenzaho uko niko havutse Ali Sudi and Friends live show ni gitaramo mfite kwitekeshano z'ukwa 8 muri ka Kigali uraza wa mugani uraje reka tuvuye ngo uraje rakadufatanya sha uragarutse tu Ali Sudi and Friends what concert iki kiro gitekereje gute wa mugani uri ni Ali Sudi wo mu mihanda iki uvuye muri Amerika so how did you start think about this event Ali Sudi and Friends live show ni ikintu natekereje nko mu myaka 2 ishize ari gihe nicanye nkareba ibintu abandi bantu bakora abazungu abirabura hirya no hino kareba mu Rwanda nkavuga kuki nta muntu utekereza gukora kiriya kintu uko mbona ari cyo cyafasha uruganda rw'imyidagaduro cyangwa se byanafasha n'itangazamakuru muri rusange so nibwo rero natekereje ari gihe umwaka ushize yaraba nka celebration y'imyaka 15 mu itangazamakuru ubu ni imaze kwa 15 irenga so ndavuga celebrating n'abari park n'abamige twicare tumwe cyane celebrating nkora ikindi kintu kidasanzwe so bya bitekerezo nagize byo gutekereza gukora ibiganiro bimeze nka bino by'amakabaret za le plus grand cabaret du monde sinzi mu kizi cyo kiganiro cyabaga nimba ari za TV kwa muri France za Churchill show za ba Helen ba Steve Harvey ndavuga reka bifate mbihuriza hamwe mbihuze n'ibiganiro nakoraga kera za Sunday night za Salus Relax za celebrities hari twakoze muri the beat twarakoranye kuri debite kuri TV dukoze gute surprise muri Zambia ba Miss Jojo ba stara domicile kakoranye bro zamari mimi niko no uko vie bro bamwita Lil Pack so no ndavuga reka mbifatanye na Ali Sudi one Ali Sudi manda ya Kigali no nkora ikindi kintu kimwe nacyo kiremo touch yanjye muri ibyo bintu byose ama inspiration nagiye so ni gutyo Ali Sudi and Friends live show yaje sa itete none sasa ku muntu wibaza okay wena tujye ku gitekerezo mbere na mbere ukuntu giteye okay bavuze ukuntu wabitangiye witekereje nyine so niki inspiration niki kizinspiring abantu kugira ngo nabo uvuga atakuse wa mugani Sudi kakoze ikintu nk'iki ngiki unzajye kuvuga nanjye ngo ngende kuri gitaramo ngo nkite Sudi ngo umunsi runaka show whatever ariko nibura Sudi and Friends live what niki inspiration irimo niye usorejeho ibyo ndifuza ko n'aba bantu babikora byinshi kuko niko kuzamuka kwitangazamakuru kuzamuka k'abanyamakuru ko n'abanyamakuru tuba tugomba gutera imbere tukagira ubushobozi tukahore twe nsina ngufi sibyo abantu nyine bakubona uko bagutekereza ariko mu buzima busanzwe atari ko bakubona nk'umuntu nyine ufite ibyo yigejejeho so rero nibwo natekereje ndavuga ni nka TV show nk'izo zose nagiye mvuga ariko iyo touch yanjye iyi yanjye rero izaba irimo nyine ama interview irimo ama actor atandukanye aba acrobat ama cirque aba magicien azaba harimo ama interview atandukanye nka mfitemo abatumirwa nka Bruce Melody babwiza Kigali Boss Babes bazaba barimo abantu nka Prophet Sultan Eric azabarimo mfitemo abahanzi nka Makanyaga Abdul mfitemo Masamba Inore B3 mfitemo AOP Platini P mfitemo aba sportif nka Jado Castar David Bayingana so urumva mfitemo ingeri nyinshi zitandukanye abo ndimo ndavuga ubu naho narimo ndavuga ba Dogiteri Nsabe ba Nyambo Jessica Kilaman aba comedian nka Rusine Fali Merci mbega ni igitaramo kibe gikoze bazita ngo sorry bazita amakabaret show sinzi nimba ariko babyita neza kabaret uvuga ne amashow ahuza ama actor atandukanye n'abantu batandukanye hari ibintu bitandukanye ni ibintu turimo kubaka kandi nizera ko bizaba byiza ni entertainment izaba yubatse kandi niyoza ko abantu bazaryoherwa
So hanyuma no kuvuga ngo wenda muri nkuko bivuze ngo ni benshi cyane muri aho ngabo, so niki kiri uzaba specifying aho cyane? Iyi ni bayita ni show iri varie, bazita ari mu cyongereza ni variety show. Irumva variety show ni amashow abavanzemo ibintu byinshi bitandukanye. So nubwa mbere ko mu Rwanda tugiye kwihimba, tugiye kuyubaka, kwifinyora. So nabo bagomba no kumfasha kugira ngo edition ya kabiri zaza ari danger, nuko mugomba kuza bakankitika mukanyanariza ariko mu buryo bwubaka, apana bwo kunsenya. Muze munyanarize mu critique bwe Ali Soudy hari ahantu kure wabikozeho ya ubutaha ugomba kubikora gutya, hariya wagize ya uriya uzamwongere muri azagaruke buriya. So nibyo kintu nshaka kuri edition ya mbere, nshaka abantu bame ibitekerezo, abantu bazi bansupporting, banshyigikire, bamfashe twubaka iki kintu, kandi nitucyubakira hamwe twese kizakunda. Uvuga ngo ni edition ya mbere, hari ni edition ya kabiri ya gatatu, turacyari mu Rwanda se abantu babizere cyangwa ese wambwa ni waje waragarutse gutura cyangwa hari ukuntu? So far kugeza ubu ni ino edition ya mbere, ariko nifuza ko yaba buri mwaka. Biragoye kubitegura, production bihenze amamiliyoni menshi kugira ngo ushobore kubitegura. So ntekeza ko nshobora kuzabona umuntu bikunda cyangwa se umufatanya bikorwa ku buryo byanyorohera ko izagihoraho. Umufatanya bikorwa bikunze kurushaho ashobora kubigira buri mezi 3, buri kwezi se cyangwa se buri cyumweru. Yebwo ubushobozi ndabufite bwo kuba nabikora, ariko nanone bisaba ubushobozi bw'amafaranga. Ku butumire uzatumira abantu bameze bate, abantu bazatumira abantu bafite amateka cyangwa uzabizategwa n'ugwe uzicara ukumvuga ati iri paka ndamuzi reka mutumire kana ndamuzi cyangwa uzashingira ku bigwi runaka? Ni mfitemo abatumirwa batandukanye mu bice bitandukanye, ingeri zitandukanye za showbiz, umuryango wabyumvishije. Ntago ubungu iyi ngiyi ya mbere nashaze kuyidediya cyane Makanyaga Abdul na Masamba Intore. Makanyaga arafeta kariyeri y'imyaka 50 mu muziki, Masamba arafeta kariyeri y'imyaka 40 mu muziki. Naye nifuje no kugiramo Cecile Kayirebwa, ariko ntibyankundira kubera ari mu Bubirigi, byari kunsabe ubushobozi bwo ntago ari dépense n'ubushobozi. Ntago nayita dépense kuri Cecile n'umugisha, nubwo ufite miliyoni 30 nkazitanga kuri Cecile, kuri nge mbifata nk'umugisha kuko ari umwamikazi w'umuziki w'u Rwanda. So urumva amafaranga rero ntago nayita dépense nibaza ko ibintu batakaje, ariko we ni umugisha naba nkoresheje kugira ngo nkubone. Twaranavuganye rwose n'umumama nkunda cyane w'umwana mwiza, nifuza ko Imana izamfashe byibura muri edition ya kabiri nzagira ubushobozi bwo tumaza nawe nkamuha icyubahiro nifuza ngiye kumuha, nkanjye nka Ali Soudy nk'umuntu umwemera, wakuze mwemera. Mama wanjye yaramukundaga cyane, afite album ye. So mama ntiyagize amahirwe yo kumubona, ariko njye nagize ayo mahirwe. So urumva guriya ni umwamikazi, niwe na nifu uri mu mfura zariko numva uteye ubwo azafana ariko Soudy cyo mu gitaramo imindani bite from Sangapi tariki zingahe kwinjira ibintu byose nyine menagura hanze? Yes, igitaramo imiryango tuzayifunga ku isaha ya 11, imiryango izabifunguye kabisa. Hanyuma kwinjira ni 10,000 mu myanya isa nk'igi inyuma, bikaba 20,000 ku myanya yo mu hagati, 250 kuri table y'abantu 7 ku myanya isa nk'iyegere kuri stage. Ntabwo cyabura, ahubwo ikindi gikomeye harimo na red carpet, kandi ikindi ndagira ngo nanone ibe imwe mu show agaragaza fashion z'abantu ku giti cyabo. Ndifuza ko buri muntu azaza yambaye umwenda yari yarabuzahana wambara, wa mwenda uri creative, uvuga uti ntago nari nabuzahana wambara nkawe ndakuzi iyo bigeze ku birori ukuntu bawambaye. Ndashaka rero nuzarenze none zasa rero kamutego zakirikare ushobora kurenza none ukazambaye ubusa. Ariko se umaje kubwira ni pamuza mu birori yambaye wanyuze kambwira ngo ndashaka kujya hejuru yabyo, hejuru yabyo shoboka. Nanjye nijye gwara se nimburi ngiye no kuzabura icyo nambara ngiye nkahitamo kutambara gusa aho ngamategeko yaguhana y'igihugu. Kaira conditions uya nta term and conditions ziriho, gusa ndifuza ko iba mumwe mu mashow abantu bazaza baza kugaragariza ama fashion yabo. Nukuvuga ntago ari ngombwa ngiye nshaka abantu banambaye neza kundusha, kuko ngiye nziko sindi umuhanga cyane w'imyambarire, ariko hari abantu gusa ubona ko bambara bagaherwa cyase bari creative mu myambarire. Abo bantu ndashaka bagiye muri Ali Soudy and Friends live show, bagiye baburiye nizagiho riba, bagiye bavuga ati nta hantu uzi Salax award ya kera kuri yari meze yari ahantu kabisa
ewana urabyibuka ko na ahantu hatangiye guteza imbere ibintu by'abantu kwambara neza baje kugaragaza imyambaro igezwe mu mujyi. So ndashaka ko ari Student Friends Live Show nayo iba ahantu ho kugaragariza imyambaro yo muri Kigali. Ndibuka kuri Salax wazize bwa mbere twere twamara muri Kigali ukambara nyine ugatambuka mu mihanda ugat ari pack yamana yambaye neza ukakechika fresh uri mukeye amapana afite amakari turayuka inyuma n'ikintu kimeze gutya za Soldier Boy ukigera ko ntuza Salax kizo uvuga ati eba uyu munsi ugomba kuza gutwika dress to kill. So nuvuga ngo naho ngawe uwo munsi byanga dress to kill biri creative biri sexy simbizi ariko icyo cyo ni ya style naho uvuga uti iyi style narabuze ahantu nyambara. Aha ni Ali Student Friends Live Show. Ubundi ni Ali Sudi Show gutekereza nimba tugita mastermind sanga ibiki and friends ni inshuti mwe mwese abamfasha kwentaininga cyangwa se mu biganiro ariko nabari abaje kunshyigikira bari muri friends. So reka tuhatwike kuba DJ mu DJ zaba rumwe gusa kwa MC nabazaba rumwe gusa bihora cyangwa uzajucanga kugira ngo nabo bagende bisanga bavuga ati turamwika muri 80 na kanga turamwika 90 turamwika muri 20 na kanga turamwika gutya kugira ngo iyo circulation niburi gize ikintu yibutsa abantu. Hari ibintu nashaka kuvuga kuko show yose ntago wayivuga ari bro. Nose show yose no yivuga muri kamera abantu bazareba iki. Hari dufitemo ama surprise menshi, dufitemo ibintu byinshi ariko nababwira nk'amatombora arimo nayo birimo ushaka kuzuga tombora telefone ya iPhone, ushaka kuzaza ugatombora ama headphones kandi ni ibintu bizaba byoroshye cyangwa gutombora ibintu bya danger. Ushobora rwose guhamagara Miguel na Repack muzi hano kuri stage. Miguel baza Repack ikibazo ushaka cyakunanira Miguel agahita atwara na telefone. Ari ukikwaje? Unaniwe kugisubiza. Nawe ugisubije ukaba ari uyijyana Miguel akaba kujeho. Miguel uzambaza uti ari Sudi bwa mbere kuri ajya kuri stage yari yambaye gute muri Salax Award? Uzakimbaza? Niko hoko yari yambaye karo tibene gito. So Sudi twaganiriye byinshi cyane pe rwose kandi it was very good and very byigisha cyane by the way byinspira abantu mu buzima bwawe waciyemo muri byose mu buzima bwa showbiz cyangwa se mu buzima bwawe ku giti cyawe niki wicuza utakoze ugomba gukora niki cyakubabaje mu nzira wagiye unyuramo zose? Birangora gusubiza ikibazo cyawe ko ndi umuntu uri positive cyane, ndi umuntu utajya utinda ku bintu ko buryo ntago muri urugendo rwanjye rwa showbiz ntacyo navuga ngo cyarambabaje byatari nta niki ahubwo ndanavuga ko cyanshimishije nuko nabayeho nifuzaga kuba kuko nifuza ko umunyamakuru kandi mwiza ukunda abantu kandi n'abantu bakamukunda nibaza ko ibyo ngibyo Imana yabimereye umugisha nicyo kintu cya mbere cyanshimishije. Naho icyambabaje cyo sinapfa kukibona kuko ntago njya nkipinga bad memories ibintu bibi nyine kiraza nk'umuntu nkababara nk'umuntu ariko mu masegonda make uri abantu bazi nibagirwa vuba ibintu bibi especially mitambishya nyine ku ruhande kugira ngo nikomereze ntagira wongira umwanzi cyangwa ntagira nshaka gutekereza nabi bigatuma mba umuntu utekereza nabi. Ire jambo kura kubwira umufasha wawe iyo umubonye buri munsi? Nkubwira ibanga ryanjye n'umufasha wanjye bro. Ijambo se nkubaje ibanga? Asi jambo nanjye kugira ariko nuzwe no kuvuga ngira amagambo menshi bro ntabwo ebana sinzi ikiboro cyafashe hano gabi ngira amagambo menshi ntabwo mfite ijambo rimwe nkunda kumubwira ikisi kumwe wenda nkunda kumuhamagara gute cyokora kuko urumva kamemo nakubwira ngo umuhamagara ngo Karine kwitwa Karine aho naho nkubeshye nkunda kumuhamagara ngo Sherry. Ubundi Sherry nararifashe nimba ufite umugore wamwita Sherry ujye kumwita izina ritari ryawe. Sherry ni ry'umugore wanjye. Kumbe nararifashe copyright muri Nesco ryanditsemo ko Sherry ari umugore wa Ali Sudi. Iyo ubonye umwana wawe imbere yawe yishimye aseka niki bitutekereza mu bwonko bwawe? Mbona ibitangaza by'Imana. Ngiye ndibuka ngiye bwanye ku giti cyanjye nkareba ukuntu nari imeze kera ni ibintu byinshi ngeraho mu buzima. Kwa Karine ni inshuti yanjye kera twayiganaga muri secondaire twatangiye gukunda twiga secondaire urumva tujya tuganira ibintu byinshi nyine tukavuga uri kuzwaga tumeze tugiye gute ariko bakabafite abana batatu bro nkawe hagiye mu bwego ndabarira bagakura umukuru yamaze kugira imyaka 11 myaka 11 nkamubona ibyo kurya nkamubona ibyo kwambara amashuri nkayishyura lili bite bizaba urumva amashuri nkayishyura minerivare nkayibona nkashobora kwishyura inzu nkashobora kwishyura ama bills. Wow bro tubwana igitangaza cy'Imana tu ntago nyine ari mba nabyumva tu navuga ni umugisha w'Imana. Okay so dusoza nyine kandi kantu kanyuma hano uraza gusubiza yes or no according to kucyutekereza
kandi hano ndashaka kuba honest. upfa kutantega imitego. Imitego nagutega kuko imitego ngiye kuyigute. Ambasaderi w'abakonsomateri adutega udutego. U Rwanda bagumya badutega udutego tukarusimbuka kandi baduteze. Nanjye udutego twandagenda ndusimbuka. Okay. Ikibazo cyane cyane kiragira giti. Bwiza areri wayize. Nafata Bwiza. Wambaza impamvu nagusubiza. Ngenda yigusubiza nutayimbaza ndayibwira nafata Bwiza kuko Bwiza turi kuba mu gitaramo cyanye mfite Ali Soudy and Friends live show ku itekesha nswa munani muri Kigali. Bwiza ari mu bantu batigeze bangorana gato, ahubwo bashaka kumfasha birenze uko ngemba nabitekereza. Bararimo bona kumfasha, tuzaba turi kumwe n'umwe mu bashyitsi badasanzwe nzaba mfite mu gitaramo. Hewe izina nabisegura mbere yararimo, ariko nyuma management oya nago navuga ngo yarambwiye nyine ngo agize impamvu zituma atazaboneka. Bruce Melody The Ben. Ndafata Bruce Melody ko rega Bruce Melody kuri no show yanjye yanyeretse uwariwe ndamusobanukirwa neza cyane. Man, Bruce Melody umuhanzi ukomeye uhenze, ariko ni umuhanzi wagize ujye ati tugomba kuba turi kumwe nzaza ngufashe bro. Mbega nsigaye mutegeza nkabona ni igitangaza nyine nkuko yitwa. Gusa nayindi umufana ukomeye, ndi n'umufana ukomeye wa The Ben, ariko Bruce Melody yanyeretse umutima nawe udasanzwe. Bien sûr na The Ben nawe yanyeretse kuzaza kunshyikira mu bundi buryo butari presence, ariko bw'ubundi bushobozi. Nawe ndamushima cyane kandi. Sport aperi. Nta n'impamvu ndi buguhe Royal Sport. So dusoza akari ku mutima tunahaguruka by the way ndabona twacu tugomba kugira. So ni iki akanya uretse kugushima Park byanshimishije cyane nkubwiye ngo usange aho ndi kugira ngo abari dushobora gukorera ikiganiro. Byanyeretse uburyo nyine imyaka yose nkuzi kugeza uyu munsi ukaba ugikunda akazi kawe gutya ukitangira. Ni ibintu byiza cyane kandi ni ibintu twese dukwiye kwigiraho, yaba njye yaba n'abandi. So Soudy reka ngushimire cyane kandi Imana igumugisha ku gitaramo cyawe Rosenke kabisa, ngira ngo byibwe tariki 5 z'ukwezi kwa 8 n'ejo muri kabisa ni muri Kigali. Thank you so much Park. Dress code hari? Dress code nayivuze ni kwambara wa mwenda nyine uvuga ati nabuze handi mwambarira naha ngaha nta handi. Dress to kill kabisa. So Soudy ngira ngo babwire ko naho ubutaha nyine tuzagaruka by the no muri icyo gitaramo tubaduhari tubagezaho andi mwe mashusho zabakira kiranze tunanamubaze n'ukuntu nabyakire by the way niba ibyo kwa mugani muvuga mu guti mu byukuri tuzajya tuza ese nakuri kuntu bagura amatike ni ngo mpaka kujya amatike ushobora kujya kuri rgticket.com ushobora kujya kuri Ankles hari ku Kicukiro ushobora kujya kuri Mi Beauty Salon muri Kigali Height ushobora kujya kuri Camellia yo muri Chic yo muri Kimihurura yo ku Gisimenti amakamera atandukanye ushobora kujya kuri New Species mu mujyi. Yes ndamwana Park namuha nimero arizo kunshyira no hasi muri caption guhamagara ako nta kibazo cyane. Soudy asante sana ngajya kwitegura ubwo ngo nyine ujye no mu gikorwa rugiye kujyamo. Alright so harakoze cyane ari Soudy kabisa ku gitaramo natangiye igitaramo by the way. So ku kiganiro twagisata twagiranye uyu munsi reka mbabwire ko nyine nari Lily Park with the best n'umwe mu bantu kabisa bafite amatekano mu mujyi wa Kigali nyine guys nari kabisa I was very guys see you guys tomorrow. I love you. Natwe bana mwamgani kwa shona nagerewe. Hi guys. I love you. Wakoze cyane Miguel. Asante sana.